iyi envelope nk'uko muri kuyibona. mwatekereje mundarira ku ijoro n'abandi bose muzabibakorere. Ndangiza ndabashimiye cyane basabira umugisha ku Mana. Reka twongere tubahe ikaze inshuti b'Icyizere TV, turabasuhuje aho muherereye hose tubifuriza n'amahoro ya Nyagasani. Nk'uko mubibona imbere ya kamera zacu turi kumwe n'umutumirwa. Ngira ngo ku babikurikiranye si ubwa mbere mumubonye, ni inshuro ya kabiri tubashije kuba turi kumwe nawe. Niyo mpamvu twagize ubushake bwo kongera kugaruka kumureba, bitewe n'uko yari umumama uvuye muri Congo ahari kubera ubwicanyi iwacu. Twifuza kuza kumukoresha ikiganiro, twaragikoranye kuri ubu ngubu, ndetse tukaba twagarutse kumusura kugira ngo tumenye aho agereye. Tuguhaye ikaze Nyagice. Murakoze. Mbere y'uko dukomeza nanone, hariho abakurikiranye ikiganiro, hari n'abandi batagikurikiranye bakeneye kumenya uwo uri we. Wotangira nanone utwibwira nk'uko bisanzwe. Nitwa Nyagiciro Tantine, nkaba umusinga, ndi umumama wubatse, mfite abana babiri, iwacu ni mu Minembwe niyo mvuka. Nshatswe mu Rurambo niyo twari dutuye mu Bagorora. Papa yitwa Rwaganje Aseri Kamira. Ushize tukuganiriza ngira ngo wari utaramenyera hano, wari ukiri mushasha. Ubu ngubu bimeze gute? Ubu meze neza nta kibazo. Waramenyereye? Ni bukebuke. Ni bike wamenye? Ndaza amenya n'imvugo ya hano bukeya. Igiswahili cyangwa Icyongereza? Igiswahili? Icyongereza gicyo ntabwo cyoroshe nye. Umaze kumenya ko ikihe Igiswahili? Ni gikeya nyine baze kumenya, kuko ndagenda nje nyine ku muhanda nyine nkaja guhaha nyine ngashika nkaganira n'abari. Ni byiza cyane, ni byiza no kwimenyereza ahantu umuntu ageze niko kwiza. Yego. Tuguhaye ikaze. Mbere y'uko dukomeza ariko reka tugusabe, turi mu rugo rwawe, twagusuye, ubanze ushima Imana yiragize n'ibyo tugiye gukomeza. Uwiteka Mana turagushimiye, dushimye kugira neza kwawe, dushimye imbaraga zawe wa Mana we. Uwiteka Mana reka tugushime ko wemeye kuturinda kuva Mwami Yesu kubyuka si igitangaza. Hariho benshi bajyanye Mana ariko batabashije kubyuka batakiriho, ariko twebwe wagiriwe amahirwe Mwami Yesu tukaba twajyanye tukabyuka, tukaba tugejeje zino saha wa Mana we, tukiriho tukihaduhamuka mu mwuka w'abazima. Tutwereka gushima, imitima yacu iguwe neza, imitima yacu irishimye wa Mana we. Ubundi Mana reka ngo uzamure ishimwe, shima uko wemeye kurinda bene data bavuye wa Mana yaje, baciye mu byuma bidafite ubwenge bidafite n'amaso wa Mana yaje, ariko wemera kubarinda. Mwana w'umuntu ntatokorera impanuka wa Mana we, ariko wemeye kubana nabo aho banyuze hose, wajanye nabo wa Mana we, bakaba bashije kugera hano bagasanga turi amahoro. Tukoreka kubigushimira wa Mana yaje, wakoze wagize neza, umutima wanje uguwe neza kubabona wa Mana yacu, kuba twongeye kubonana nabo tukiri bazima, bakaba bongeye kugera hano muri uru rugo wa Mana yaje. Ndavuze ngo kuzamura icubahiro, wahabwa icubahiro, ishimwe n'icubahiro bikugarukire n'ibyawe Mana. Ubundi wa Mana we nkweretse ikiganiro kigiye kubera hano hantu, uzubane natwe, uzutubashishe, kuko Mwami turapanga nk'abana b'abantu, ariko turasaba imbaraga ziva iwawe, dushobozwe nawe wa Mana we, kuko ari wowe uduheza imbaraga. Urakoze kubw'izina ryawe Yesu, amen. Urakoze cyane. Ngira ngo ubwo duheruka hano hari abantu benshi bagumye baduhamagara badusaba nimero zawe, ni nkabwo wari ugitunga na telefone ndagira ngo. Hanyuma kubw'amahirwe ariko telefone yarabonetse, tubasha gutanga na nimero zawe. Ndakeka hari abantu bagiye bakuganiriza
kandi batanga n'ubufasha butandukanye. Ibyo urabivugaho iki? Wabyakiriye gute? Wenda nubwo utakinjira cyane ariko tubwire mu ncamakeya. no kuva cagiye nyine dutandukanye namwe tumaze gukorana ikiganiro, nagumye mbona abantu bampamagara nyine batuye mu bihugu bitandukanye, benshi barampamagaye bagira icyo bakora, abandi baranganiriza nyine banyungura mu bitekerezo, kubera nyine bagumye bampamagara benshi. Je ntabwo nari mbazi, ariko nyine ku mpamvu nyine ku kiganiro twari twakoranye namwe nicyo cyabiteye nyine bagenda bifuza yuko bampamagara tukavugana. Yego, arakoze cyane. Hanyuma noneho dusubiye nk'inyuma ho gatoya, hari abantu wenda batabonye kiriya kiganiro, uwo twibutsa igihe wahungiyeho, kuko ku bantu batabizi mu by'ukuri ukabibutsa ndetse n'abana ufite uko bangana ubu ngubu, igihe waje, ukuntu wahurutse hano muri Kenya n'igihe wahagereye. Murakoze. Ku batarakurikiye ikiganiro nyine cya mbere, uko twebwe twari dutuyeho mu Rurambo, twari tubaye neza, tubanye nyine n'abapfurero neza nta kibazo. Ntabwo twari tuzi ko duhinduka nyine ngo batwirukane, bigeze hariya nyine mwabyumvishije. Twari tubanye neza cyane, ariko nyine bukeye ubwicanyi batangira, bakaza baza ugasanga bateza abantu mu mayira, baragenda bicana nyine ibi bintu bya fraude. Kugeza aho ngaho nyine biruhe biragaragara, ariko nabo ni ka Satani yabateye nyine barabikora, baratera nyine, bukeye nyine baradutera, bamaze kudutera twebwe turahunga. Twaje nyine bigoye, ni ibintu byari bigoye bitoroshe, kuko kuvuga nyine ngo mu gitondo ngo muzindukiye ku masasu mutari mwiteguye, mutari munabizi, byari bigoye cyane. Turahunga twebwe, turahunga nyine tugenda duca, naho twari ko duhungira, twari ko duca nyine mu mafurero, bagenda batubwira inabi, abandi barira, bamwe batari bishimye nyine yuko twahunga, kubera nyine nabo bakabona niduhunga tukava hariya nyine iwacu, ubushize nabo bashikira nyine nabo bagahunga. Turahunga, dushitse muri plene nyine dusanga abagira neza baratwakira, baduheza ibyo turya, baratwambika. Kuva twitse nyine muri plene nta munsi twaburaye, kandi ntabwo twabuze icyo twambara, twabuze n'icyo duheza abana. Bagira neza bakoze umurimo ukomeye, batwitaho, ubufasha buvuye ahatandukanye. Habe na n'ubu ndahamya neza ko bakibutanga, abariyo bakiba bakomeza nyine kubona ubufasha butandukanye. Tuturayo, twahunze mfite umutwaro, twitse nyine muri plene, ngirirwa amahirwe ndabyara neza. Naho abagabo dusuye nk'inyuma, nibo bari barasigaye ruguru, baje kumanuka nyine twebwe twaritse mbere, kuko nyine byari bigoye, ntabwo twamanukaga twese ngo basigare, babanza nko gusigara nyine bagwanirira, nkaho bogira nyine nk'icyo bohindura nyine. Natwe ntabwo twari tuzi ko twakwama duhunga ngo twike nyine mu mushasha, twari tuzi ngo turahunga nk'ibisanzwe nyine, nimara dusubire iwacu, byaba ngombwa. Bukeye baramanuka, njyewe umugabo wanje yaramanutse nyine adusanga nyine mu mushasha, ntabwo yagizeho icyumweru nka kimwe gutya, ahita asubira ruguru, kubera nyine yari azamutse aja nyine ruguru iwacu, ku mpamvu nyine zo kwitangira igihugu, bagira ngo bitange nyine barebe ko amahoro iwacu yokongera akaba.
byamuhirira ashitseyo nibwo yitabye Imana nyine mzaye nari ngize none nk'amezi nk'atatu turatura aho muri plane nyine ndaho ngaho nari kumwe na muzehe nyine na mukecuru biba ngombwa yuko jewe nzi no muri Kenya gasanga y'abavandimwe banje nyine niho bari batuye nibo turi kumwe ubu nyine abo nyine niho ndi mu ncamake ni kuko. Yego urakoze cyane. Hanyuma twibutse harya imyaka yawe wavutse ryari washatswe ryari? Navutse 2003 ico gihe navutse kwezi kwa 12 sinibuka itariki neza shaka mu 2018. Harya abana barangana gute? Mukuru afite imyaka 2 undi nawe aseneza umwaka mu kwa 5. Yego. Hanyuma aho wagereye hano naho wamenyaniye n'abantu nawe ubwawe wagereye mu gihugu uri kumva bimeze gute? Urimo uraza umenyera bimeze gute? Aho nagereye ahangaha nyine nasanze abavandimwe baguma nyine kumenyereza ubu nyine nta kibazo ndumva ibintu byose bizabigenda nyine bikunda ni bukeya. Hanyuma reka dukurikizeho icatuzanye wenda ubutumwa bw'abantu dufite bagize ico bakora. Mu by'ukuri si ukuvuga ngo wenda ngo ni wewe wenyine bishobora kuba bishimishije, njyewe byanshimishije kurenza uko wowe byagushimishije, kubera ko nimba hari umutwaro ngira umutwaro w'abapfakazi, noneho nkagira umutwaro cyane cyane w'umupfakazi ukiva iwacu utaramenya iburyo n'ibumoso niko nabyita. Uwo muntu mu by'ukuri aba ari uwo gushigikirwa. Noneho n'ikirenze kuri ibyo ni umwana muto, umwana wo muri 2 ushize mu gaciro. Umwana wo muri 2 ngo ni umupfakazi afite abana 2, umwana w'imyaka 2 n'umwana ugiye kuzuza umwaka, ntafite epfo na ruguru. Ni ibintu biba bibabaje, ariko ndashimira cyane abantu babyumvishije bakabigira umutwaro muri bo. Ndabashimira mu by'ukuri. Imana yo mu ijuru, nje ntacyo mfite no bahemba, sinzi n'amazina yanyu, sinzi bamwe ngo ni bande, ndabazi bamwe ariko hari n'abandi benshi ntazi babikoze. Mu by'ukuri ico kintu mwakoze Imana yo mu ijuru izabagirire neza, kandi ndabizi neza ko Imana izabahemba. Mu by'ukuri nyagiciro wenda araza kubashimira, ariko nimba hari ikintu gikomeye umuntu ni ukugira ngo atekereze wenda nimba wowe hari igisubizo runaka urimo, nimba hari ukuntu Imana yakugiriye neza ukabasha kwibuka undi muntu ukiri inyuma, ntabwo nareka kubashimira. Hanyuma rero ntitwareka no gushimira cyane famiye ya Nyagiciro. Famiye, iyo tuvuze famiye tuba tuvuze ku mafamiye yombi, ntabwo tuvuga famiye avukamo cyangwa se ngo tuvuge famiye yashatsemo. Zose tuzishira hamwe kuko urukundo bamukunze ni rumwe. Ntabwo twareka kubashimira. Turabizi ko hano hari abantu bari kumwe bo muri famiye. Mu by'ukuri namwe turabashimiye kuba mwarabashije kwakira Nyagiciro, umwana mutoya wahuye n'ibyago nk'ibi ngibi, ariko mukabasha kumuhumuriza, mukabasha kumutuza. Ni ukuri turabashimiye. Imana yo mu ijuru izabagire neza namwe. Bityo rero reka dukorekizeho iyi envelope nk'uko muri kuyibona. Irimo ikintu gikomeye pe, irimo ikintu gikomeye, ubutumwa bukomeye natumwe. Abantu babuntumye ndakeka bari kubuze kubikurikirana, barabikurikirana. Ntago mvuga amazina yabo, nta nubwo mvuga ngo wenda ngo harimo ikintu runaka, ariko ikintu kirimo n'ukuri ni ciza kandi nico ubwitange. Reka ngusabe ufate impano yawe cyangwa ubutumwa bwawe bakugeneye. Yego, urakoze cyane.
hanyuma reka ngusabe ube nk'ushimira abantu gakeya mu ncamake, ubashimire abantu bagize icyo bakora. Hari abakuvugishije bose n'abandi batakuvugishije ariko babashije gukora. Mu by'ukuri reka nguhe mikorofone ubwire icyo ubabwira. murakoze. Sewe ntacyo ntabwo ndi buvuge maremare, ariko ni ukubashimira abantu bagize icyo bakora kuri jewe, kuko ubusanzwe nyine navuze ngo uzi ubana n'umuntu akuzi nyine nawe umuzi, akagira nk'icyo yagufasha, akagutekerezaho, akagira icyo yakumarira. Ariko jewe ntabwo abagize icyo bankorera bose, ntawe n'umwe nari nzi. Bagiye bampamagara nyuma y'uko maze gukora ikiganiro, abo ntazi nabo ntabwo bari banzi, benshi barampamagara, n'abandi batampamagara ariko babashije kubona ubufasha bwanyu, babashe kungezaho abavandimwe. Icya mbere namwe ndabashimiye, kuko kwitanga kwanyu mwaritanze bwa mbere, muraza mukoresha ikiganiro, none mukaba mwongeye kugaruka. Sinoreka kubashimira, ndavuze ngo namwe Imana ibaheze umugisha. Ubundi ndashimira abantu bitanze, bakoze ibyabo, bandariye ku ijoro, baba bantekereza batanzi, ariko kujya namwe ntabwo ari mwebwe, n'Imana yabibashizemo. Ndanezerewe cyane, sinabona uko mvuga, sinabona n'icyo nabakorera gihwanywe n'imirimo mwankoreye. Ntacyo nabitura rwose, ariko iyo umuntu akorera hano mu isi, imirimo ukora yose uzayisanga mu ijuru. Abakoze, abagize icyo bakora, abakoze mu tuzi twabo, abakuye ahantu hatandukanye hose, icyo nobifuriza nuko Imana yobongerera, ibigega byanyu bigahora byuzuye, kandi Imana yabahaye umutima, mukomeze kandi muzamugirira n'abandi bameze nkanje, n'abandi batameze nkanje bose muzamuhora mubatekereza, mukaza mugira ngo aba ni abavandimwe turavukana, kuko mwangiriye, mwatekereje mundarira ku ijoro, n'abandi bose muzabibakorere. Ndangiza ndabashimiye cyane, basabira umugisha ku Mana, ikomeze ibagirire neza kandi ikomeze ibaronkere. Murakoze. Yego, urakoze nawe. Reka tugushimire nawe kuba watwakiriye, tukaba twongeye kukubona, tukabona n'abana. Mu by'ukuri twishimye cyane. Njye nkunda no kukuvugisha nkubaza nuko abana bameze. Mu by'ukuri kuko ndabizi abana batoya kubarera biragora, biravuna, ariko kuba ugihitijwe imbaraga ukomeye, kuba uri kumwe n'abana bakubona nka mama, nabyo ni ukuri ni iby'agaciro. Hanyuma ngusaba gukomeza kugira kuraje, ntucike intege. Imana ifite uburyo ikoramo nyagice, ifite uburyo igitungamo abantu udashobora gusobanurira undi muntu, ifite uburyo izagutungamo, ifite uburyo sinzi ukuntu nshaka kukubwira. N'abandi wenda yego bose ntabwo twabageraho, kandi benshi ntitunabazi, ariko mu by'ukuri Imana ntago, hari ibintu byinshi zikora ukibaza nimba ari wowe wenyine uri kugaragara, nimba ari gute, ariko mu by'ukuri iyo ubashije kubitahura neza umenya ko ari imirimo yayo. Ni kwa kundi bajya bavuga ngo ni se w'imfubyi, ntago yaza ngo uhite ubona umwana wawe ari kuyita ngo papa, cyangwa se ngo uhite uyita wowe ngo umugabo wawe. Iradufasha, ibicisha mu bantu, bakakuberaho papa w'abana yari kuba. Niyo mpamvu nakubwira ngo ntucike intege, Imana irahari, izagufasha kurera bano bana basigaranye, kandi bazakura pe, kuko ni benshi, ni ingero nyinshi twagiye tubona bagiye basigara ari impinja,
ariko ubu ngubu ni abagabo bafite icyo bamaze mu ngo, bafite aho bagejeje ba mama wabo, bafite imiryango myinshi pe, turabazi. Niyo mpamvu nagusaba ngo kuraje, ukomeze ugire kuraje cyane, urere abana bawe, ntiwukishiremo amastress uyagabanye, wishire mu mutuzo, kuko Imana irahari, niyo yonyine ikubereye maso. Hanyuma ntago twareka no kubashimira abantu mwese mukomeje kudukurikirana, n'abantu bose bagize icyo batekereza. Hari abakoze ibingibi, hari n'abandi badamu bakoze ibindi wenda nk'imyambaro, ntago wenda twabizanye ahangaha kuri kamera, ariko mu by'ukuri nabo turabashimiye, ntago twabibagiwe. Hari abamama bampaye ibitenge ngomba kuzanira umumama mugenzi wabo, turabashimiye. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha.